yewe gagakuru we umutima wari wamvuyemo nari nzi ko polisi iri buze gusaka ku kigo cyacu bakabona rwa rumogi twahishe muri bya bikarito umupuranto nawe akabijyana kwa directeur. wahora n'iki shambege ko nahiye mushyuturi aho nice hose ngashaka kwituma ngatinya kujya ku ishuri none nkabona arasibye mwarema gatana kwizi akaba yaramaye zero. none si koko gakuru iyi business ya mama Yusufu turayikomeza koko cyangwa se turayibangikanya no kwigisha amahoro? nawe mbwira waharanira amahoro uhora mu mahano? wibuka ko mama Yusufu kandi yanatubwiye ko niba twinjiye mu mwuga wa pushaki tutagomba kuvamo kuko ngo ni isezerano ry'iteka ngo abandi bacuruza urumogi nako amajiga bakumerera nabi. ahubwo se mama Yusufu ko yavuze ngo aradushaka ngo imari ngo iramuhangayikishije ngo kandi ashobora kubizira agafungwa natwe twabigenderamo kandi. ariko mbege uzi ko nibutse ko ejo ari bw'aba banyeshuri bari bakoze amakosa bahawe igihano cyo gukoropa sare y'abarimu ndetse n'ibiro bya directeur byose. mbega igihombo kuki atari twe bajyanye rwose muri icyo gihano ngo tujyeyo tugere kuri cya gikarito? ni irihe kosa bakoze ngo natwe turikore natwe batujyaneye? ese mbaba karame muyobo ko mbona hazindutse utetse mbona uteretse igisorori muri amverope kijyanye he? none se muyobo yewe ko abantu agifungiwe gushinzwa kuba acuruza urumogi. none se ko nta rumogi umushyiriye nyine cyumva nabikora ko ari rwo yamenyereye se? ariko muyobo ibyo uvuga byose uzi ko abana mukuru kwe kose yambwiye ko bamubeshyera. ngo bamubeshyera? ukuri baramubeshyera. ese ubwo bushishozi bwawe burenze ubw'abamufashe ni ubushishozi nyabaki? reka ahubwo bazamuhezemo maze nzarebe niba uzamubera avoka. muyo icyo nzi cyo ni uko iperereza ririmo gukorwa neza kandi azavamo ababikoze bose bazamenyekana kandi bazaseba. ngo ninde uzaseba mbaba? ababikoze. ariko uzi ko ndi nyokorome mbaba? ndabizi. none ugeze aho kuzajya untukasha? ntago nagutuka muyo. ujya wibuka kuri impunzi? ndabizi. ubu mu nkambi harimo umuhimbo ki ku buryo ugeze aho kugemurira iriya mbuga yo kwa Gatsimbanye? nako ndavuze zana hano. amuyo mpereza hano sha. ndavuze ngo zana hano. urabimenye ngo njye kane ngo we karame ndakumva. uzi ko ngo unaguranye n'imbabari nciye igitsinsino yari giciye neza ako se ubundi wavuye muri uyu mutiba wishemo koko? harya ngo uratinya guhanwa n'amategeko y'ibyaha wakoze? akabimenye se nyine. ubu se wowe wari uyoboye ko iriya tiyo wamenye ijyana amazi mu nkambi ari ubuzima bw'aba ari abavandimwe b'impunzi? ndabarakapu uri se kane? ndakumva. mu nama abaturage bamvuga ko ndi intwari kuba narakanze bari abateterwa. ngo intwari nyine. intwari siba mu mutiba bose barakuvumira ku gahera. reka da. ahubwo bafashe gahunda yo kugushakisha kugeza bakubonye barakabona impini maze tukaryozwa ibyo wakoze. ngo bambona bazankura hese atakubona se. nge soronga na bene wabo mu nkambi ninjye nabo uretse bicururuke gusa. ukora iki se? tewe ubu se ko baje bakazenguruka inzu yose nibereye mu mutiba barambonye. turasa ni mu muvumo. yewe nyamara amaherezo bazagucunga bazakubona barakabona ico kuko bahigiye kukubona aho uri hose naho waba waragiye hose. ikindi ukabura kubabazwa n'umwana wacu uheze muri gereza. cyakora abana arambabaje rwose. tababazaza ariko kare akagambane kabo nzabishyura. azabishyura ye ariko barabeshya naho bazankura barigora ari imbwa yamvomanyi bazi ko ntakiba mu ruhiza. uruhiza se ni mu muvumo hatabahuze. ayiwe ahubwo so nindi kane genda batangira mu muryango manze ngiremo neza ihute. yego mwiriwe. sha abiju warakoze cyane kuba utarabwiye mama impamvu nari maze iminsi ndwaye ntunamubwire n'icyo ndwaye. warakoze pe. shaminyo buryo umaze kumbwira ngo nimba ivugura turongera ugende bakubure reka byaneye ubwoba cyane mpitamo kubireka. yo ahubwo se minyo
ntabwo ukibabara kuba ushize nabonaga wakomerekejwe n'uriya mugabo mwaryamanye ngo ni kiduhe abiju we sha ububabare mfite n'ubwo ku mutima kurusha ubwo ku mubiri ikindi kandi wivuga ngo ni umugabo naryamanye n'umusore ubundi se niyo yaba umusore byatumye atakwangiza koko cyangwa se ubimenye ute uzi gupima abagabo se cyangwa abasore ariko sabizju iki se shase ko nta mpeta nigeze mubonana kandi aho namusanze nkaba nta mugore we cyangwa abana nahasanze namwita umugabone gusa ubwoba mfite nuko ntazi kubara iminsi y'ukwezi kwanjye pe sha ariko minyo ntukabe umwana bigezaho koko uri umwana pe ubu se urumva ari kujya kubikora akakujyana mu rwe koko ahubwo se kumbwiye ngo ntuzi kubara ukwezi kwawe bikantera ubwoba ntabyo nzi pe none se yari yambaye agakingirizo sha abijuru we simbizi rwose ntabwo nari nzi icyo ari cyo n'ibyo ndimo ndakora numvaga mbabara cyane ariko nkihangana uko azanshakira viza yo kujya i burayi ntabyo nzi pe ariko abagome baragwira koko minyo uravugisha ukuri ngo ntabwo yari yambaye agakingirizo ni ukuri ntabyo nzi pe dutegereze turebe niba imihango iza ubundi nkwereke icyo gukora nabimennye nyine wagize ngo njye soronga ndakinishwa agasuzuguro ko mwishwa hoya ariko se muyo kumbwira ngo nagusuzuguye koko kuba nari ngiye kugemurira abana ryari ikosa kuko ryo kuduteranya bigeze hari oya ni ikosa ese ubundi nturamenya ko kugemurira umunyacyaha ari ukumushyigikira ugemurira umunyarumogi gute byongeye kandi wo kwagatsimbanye ubu si ibibazo yaduteje ntiwabibonye agatuma inkambi yose ibura amazi ihene yanjye ntiyitemye urora none ngo tugiye kugemurira umuhungu nkaba nabikorana impamo ya mungu ariko se muyo niba se wabana yarakoze amakosa si abantu ugomba kuyazira bose ni bamwe ikindi kandi kubiba amahoro si uguhangana n'agatsimbanyi muyo iyo muze kuba mwaramubabariye namwe nimujye kumurandurira imyaka byajyaga kumukosora ariko iki mbaba kandi mbona utari muzima wa mwana we ubu kuba mu nkambi bikumara iki niba uri umuntu uhemukirwa ntiwumve ko ugomba kwihorera bikumara iki kuba mu nkambi icyo bimariye rero muyomba nuko namenya ko hakwiye kubaho amahoro mu bantu wumva mbese kuko nta mahoro twari dufite iyo twari turi ubwo rero nitwe dukwiye kuyaharanira rwose ariko banza barakuroze wa mukobwa oya ni ukuri si ukundoga muyoba ubundi reka nkubaze impunzi igemurira abantu bo hanze y'inkambi gute ahubwo se muyo impunzi zimena ibiryo gute gakuru we ubwo hari ivumbi ryinshi muri iki gihe ubu sare yamaze kwandura ubu twikoresheje ikosa bahita baduhana gukoropa sare y'abarimu no kwa degiteri tugahita tubona uburyo bwo kugera kuri cya gikarito ariko simbigiye ndabyemeye ko nta bundi buryo dufite hakoze turakora iriya kosa burya ugatera mwarimu ingwa ari ku kibaho sibyo we mwarimu uze kubikora ageze mu isomo hagati umfasha ahubwo ubikore wowe kuko niwe ugaragara nk'umwana oya ariko wewe nanjye ndahita nkuburanira cyane hanyuma baduhane twembi siko bimeze ariko se gako ndakumva urabona koko naba nararirimbye iriya ndirimbo y'amahoro abantu bose bari kuntangaho urugero urumva njye nabikorana byongeye kandi abantu bo muri club y'amahoro ntabiju barahari urumva koko nabikorana shambege ni danje uzi ko diregiteri yavuze ko umuntu iyo ari mu cyaha umureba ukamumenya buriya diregiteri kuva twahengereza ryadiye akaturabuka sinshobora kongera guhura nawe ahubwo gako uriya si diregiteri uri kutwitegereza uzi kuri we buriya si twari kurembuza aba bana se bashaka gukora ikosa ngo bazabajyane gukora isuku kwa diregiteri bavanemo urumogi rwahezemo bizaborohera iki gice mumaze kumva cyanditswe na Bisangwa Nganji Benjamin naho ubutaha mu karere k'ibiyaga bigari